ikigo nshatse kukubwira gusa ubu umusore ntabwo wumva icyo bivuga nuko bitazongera umuryango niwe wa mbere tugomba gushyigikirana ajya kumureba yego ndajya kumureba nimba ku kazi ubwo se ako kantu ngo ni sawa yabugize oya ntacyo mwana wanjye oya ndashaka kumva ibindi bintu oya humura ndi gukora amasuku nubwo mbona nyine ari kugenda bigenda neza ariko biraza gucamo umuntu w'ubushize yari yadufashije sinzi ikintu yakoresheje icyo ari cyo yambwiye ngo yavuze kubikora ariko ntabwo namenye ukuntu yabigenje nanjye ntabwo nari mari nyine ngambire uraho neza muri gukora amasuku iki ni kiri gukatisha yego nicyo nabonye kuko nicyo gikoresho nabonye cyuma cyo mu gikoni hari ibyuma byabugenewe byo gukata amawuwa ako nyine ntabwo nabibonye banza ntabihari icyuma cy'umucyo wo mu gikoni ubwo nyine ariko nyine uzashaka ikintu cyabugenewe kuko nyine nicyo nabonye ubu uri kuzangiza cyane uzangiza ukoresheje icyuma cyabugenewe nibwo zigenda ku murongo ukaziha dizayini ushaka ubu icyuma ntabwo wamenya ibyo bikora ukoze kuwumugura bizeme ubwo nyine nizere ko ugize icyo ufata numva tuvugane hari umuntu uherutse kuza hano kunsura aranganiriza nyine ku byambayeho turaganira nyine mbona ntabwo ndi jyenyine kuri ya mpanuka tubayeho se cyane yaranganirije n'umuganga n'ubundi wanyitagaho mu buryo busanzwe gusa ni iki cy'ingenzi wabonaga ari kukubwira kikwereka ko akwitaye hari kandi kantu yanganirije ko gushaka ngo umugenzacyaha cyangwa se ubushinjacyaha ibintu nk'ibyo ngewe ari byo nzi ntihari ikintu twabikoraho ntabwo mbizi rwose ugakurikirana abantu bakugiriye nabi cyane yabyitsagaho cyane abo bantu muri kubakoraho iki ariko uzwi iyo umva ari igitekerezo kizima abantu bakugiriye nabi bakakwangiza bigeze ahangaha duceceke ese urumva wabikoraho iki koko njye numva atari ngombwa nese ubwo urumva abantu babikoze nta muntu uhari n'uwambwiye ko yabonye ngo bari bagiye nese ubwo urumva wababona gute se ubutabera bwabikora ubugenzacyaha bwabishobora tugakurikirana abo bantu ese ubwo urumva wanyura mu zihenze ntabwo ntibyatwara amafaranga menshi amafaranga se uwo muntu umufasha ugira ngo ntiyagusubiza ntagusubiza se erega nta karengane kakiriho ntabwo umuntu agomba kurengana kereka niba hari icyo wishinja kuri abo babibonye gusa ariko ngewe ndibaza sibyo ushobora kuba ukareba ahantu byaturutse nawe ukahabura nta muntu nawe njya mvugana nawe nawe sibyo kereka niba ari iby'ababyeyi banjye bahoze bahasize bakoze nkaba ari byo ngende kubyishyura icyo nicyo cyaha cy'inkomoko se oya ese ko ari wowe mwabanye mubazi hari ubwo bari bameze gutyo koko ese ko bari imfura mbazi nabo bituma mbitekerezaho nkabatekerezaho cyane reka tubanze twige ukuntu turakurikirana icyo cyawe hanyuma nabyo nzakubwira ndabizeye rero bizeye aho amaboko ari
kibananira ndumva nenda kujyanwa ku bako kantu ariko nizeye ko hazavamo ikintu kizima. itegereje kuri icyo kintu ubundi uhita ubona nta n'igisubizo wahabona. komera ndahari n'umubyeyi wawe. komera ibyo byari bimpagurije nabyo nabitekerezagaho. ubwo uwo muntu adusembuye natwe turabona icyo gukora mu gihe gitoya. aho ushaka kubikose narahemutse kabisa, narahemutse pe. nta bintu nakoreye Jackson wari warumenyereye amasoko ari buzabakiriya uze hano tukura imari kabisa, sinzi kweli uko bikose ndibuze kure uko namwiyegereza nongere mukoreshe rwose ase ramusenze ariko narahemutse kweli, narahemutse. imari nziza ntizitugeraho ahubwo boss agize ikintu amenya nkirenza kweli. ibi ni ikibazo, tumaze icyumweru cyose ibintu atari sawa kandi ntaba Jackson yagakwiye kuba ari aho ibintu byose babigenda neza. dukora iki Katiso nakumva mbona akagenda kasa n'agacikini ariko bikose ngiye kongera mwegereze twongere tumukoreshe, ariko uko biri kose ibintu nimara kujya mu nzira nzongera ntabwo byashoboka, ntabwo umuntu yafata n'isuku kirazira bwaba ari n'ubu nako nta nubwo nahemutse ubundi yewe rumwe komba n'umuvugisha hano bimeze bite nyine urumva nawe se subi isoko ry'ikigihe indi bunda apana avuga ntihari umuntu gare uko yakwibinjiramo agafuse undi muntu atekereza nyine uburyo bwiza umuntu yabitunganya nawe agatiro bagashyize hafi misiri gawe ukuntu zise kumukira bari hafi nyine uko mbiri kose mba ntegereje ako si ahantu yitera ubona ari sawa nawe sinzi nyine nanjye nibyo usanze ndimo gutekerezaho ndi kugira ngo turebe uburyo bwiza twanuzamo isoko cyangwa se tukareba uburyo twazamura imikorere ku buryo hinjiriye tubutse kandi nawe barabajana nuko bantemukiye ariko njye ndimbamenya amana nzakora uko nshoboye kabisa. oya Jackson njye biriya mbirimo hasi sha wamfashije oya biriya njyewe bariya biriya mbirimo cyane witurize kwanza ugenda ibintu birambi kubyihore njye ibintu mbirimo hasi sha wamfashije no ibintu mbirimo njye reka nkubwize ukuri bara abantu nimbamenye ewana nzakora ibara cyangwa amabara sinzi uko babivuga ariko ewana icyo bizansaba cyose nzagikora. uzakora amabara oya wowe buretse ntabwo ari ngombwa kuwirwa wirusha kuko nawe urabiza utari ibintu byahagaze nawe urabiza cyangwa nzakore kubinkorera uzabyinjiramo mara kireka icyo gitunganye ntabwo nzi se oya ntabwo nzi rero ndakwizeye nizere ko uzajya ugezaho amakuru ya buri munota ya buri mwanya aho iperereza rigejeje. ufite ikibazo cyawe ni nacyo cyanjye singere undi muntu mbwira cyanshidikanya ko ubwo rero ntabyiza sindirwa mbimubwira yewe nanjye ubwo nanjye kubijyamo njyenyine ndavuga nti ariko ntabwo nasiga inshuti yanjye dukorana akazi kiri umuntu waguhemukiye ni nkuko nanjye yabimukiye siko nabwirwa n'iki karita ngiye ukurikiye si nibyo se ikibazo ngomba kucyitaho rwose reka niturize ubwo ngubwo ufite inshuti igiye kubimfashamo uko dufatanya akazi nizere ko n'ibindi ari uko bigiye kugenda. urabizi aho nageze mba ndi itsinda ry'inshuti Sambaye kureka isi ndi itsinda ry'inshuti kandi ikibazo cyawe urabizi nacyo cyane cyangwa byera ngomba kubikurikirana kundi bose warufashaga raporo ugiye mba nyine nanjye urumva ko gahunda z'akazi ibintu bimeze
ndimo ndatekereza neza uburyo twahinduramo imikorere imyitozo nayo nabona hari sinzi twari turimo kugerageza muri iyi minsi abakiriya nabo batangiye kuza gake gake ariko hari ahantu bandangiye hari ahantu bandangiye ngo abakiriya ngo baza muri sukanborine ku buryo se byasaba ko duhindura tere cyangwa twajya tujyayo nyine urabizi ibintu by'iki gihe n'ahantu umuntu aba akorera abantu bamaze kuhamenyerana bumva nyine n'izanduru mbese ntumva nta kantu wumvamo none se ibyo uzana uhita ubitanga cyangwa ubikora urishyira muri sitoke ushaka wasituka boro kandi ushaka amafaranga wabo ubwo nyine bigenda bihereza abakiriya umukiriya buriya ikintu kijya kiba cyiza niyo wakungukaho makeya utarindiye kuba ibintu wabipakira ngo unguka menshi icyarimwe oya ubundi kugira ngo boro igende neza sibyo wishyira ahantu ubona umukiriya wakunguka makeya uko ugenda ucuruza buri mwanya buri munota ni nako inyungu igenda yiyongera ubundi inama zawe nizo nari narabuze ubundi nacyo kibazo uribona twe twagize muri iriya minsi ariko uko biri kose ibintu bitangiye kujya ku murongo bitangiye kugenda bigaruka kandi ndizera yuko cya kintu boss yavuze burya ukimara kugenda nanjye arampamagaye reka da byumva rero iyo boss yaduhamagaye mwana byakaze nawe urumva icyo bishatse gusobanura nyine akuze ukuntu yambwiye nuko nahise ngenda numvisha ibintu bindenze akambwiye ati nimwongera kuzana turiya tuntu tumeze kuriya simbona amafaranga ahagije nk'asaga nta nubwo yavuze ngo wenda ngo nzabirukana bihore shange yarampabije yavuze ngo tuzamubona kandi kubona umuntu nawe hari igihe akumanukira aho dusanzwe tutamubona ubwo nyine nawe urabyumva ko ni ikibazo tugomba kugerageza uko biri kose ibintu bikongera kujya mu buryo nka mbere rero hageze bariya ariko tugomba kubyigaho tukagira icyo dukora hari kiriya kintu narinzanye cyo guhindura tere kandi urabona mwana hatipe y'abagenti nabonaga nabo bashaka kugenda bahinzamo utuntu bagenda bahinduranyamo utuntu nawo byihorere icyo nacyo mfite uko ngiye kubikoraho rero wambwiye ko utazi gukoresha bino bihuza ibyo nk'igihe ntahari sibyo igihe ntahari buri kintu wakakora igishyira mu mwanya wayo sibyo ndabona Cadette nawe ntazibye nk'igihe ushaka guhuza intuza na dekoderi sibyo urabona utu tunuza dutatu ukuntu tumeze buri kantu gafite iki ibara ryako ibara ryako ukareba ibara riri ahangaha no kuri uriya mwenge uri hariya kuri dekoderi uri kuwubona nk'ubu hano hari umutuku hano hari iki umweru hano hakaba iki bihwanye n'iki n'aya mabara utazabivanga rwose ukabyica sibyo noneho akangaka kano kantu ukuntu kameze sibyo urabona uriya mugozi uri hariya ubwo ndawubona wa antene niwuzana ugacomeka hano wacometse no ku ntuza tayari bigahita amashusho agira gute amanuka noneho ubwo wenda kugira ngo byake wabigenza ute nkaho kugira ngo watse bibarangije gukonegitinga ucometse ku muriro kugira ngo byake wabigenza ute nyereka ni hehe urabona hano hari buto nyinshi sibyo ukabona imwe ebyiri eshatu enye nkahariye kuri ziriya buto wakanda he uranyereka iyo nakandaho kuko ngewe kuko ntabizi naza nkakanda ku iyo mbonye ni bya bindi byawe ubundi uzajya ureba akantu kariho uruziga rutuzuye hamanutseho akarongo mo hagati niko kakwereka switch sibyo watsa cyangwa se ugira gute uzimya sibyo aho ngaho wabikorera hehe
kuri iyi ntuza kuri screen. Noneho uri kubona igihe utakoresheje iyi televiziyo wenda uri nk'ahari hirya ugashaka kuyatsa ukoresha iyi telecommande, sibyo? Iyi telecommande nayo ifite aga switch hano. Ni gukandaho ikaka ukayitonga neza hariya ku gatara kari hariya, sibyo? Ku gatara kari hariya ikaka ubundi ugakomeza ugashaka n'amasheni. Uri kubona hano hari amasheni akantu gatambika nawe ukaza kuzamuka ahangaha ujya kuyemeza kuri OK igihe wabonye sheni ushaka cyangwa se n'indirimbo cyangwa se n'ibindi bintu ushaka gushyira muri kore nose. Ikindi nkakorera isuku neza. Nicyo kintu cy'ingenzi kigomba kubaho, sibyo? Ujye wirinda ivumbi ry'ahantu, sibyo? Ukomeze batwikire nka gutya bimeze nk'izi furashi. Uri kubona izi furashi ziba zikeneye isuku ihagije, siko bimeze? Reba nk'ubu uri kubona iyi pasi, reba ukuntu gutya imeze, ntabwo ibi ngibi babyemewe, sibyo? Ipasi hano baterera imyenda ntabwo ariho hagira gute hajya hasi, wumva hajya kuyitereka gutya neza cyangwa se ukayitereka hano hejuru. Sibyo? Yego murakoze. Ubwo rero umuriro nuza wenda turaza kubikora ariko ujye witwararika, siko bimeze? Murakoze. Umeze mutera? Meze neza. Turabyo. Ndabyibuka ejo bundi wabimbwiyeho. Wambwiyeho ko wari uherutse ko bari imfura cyane. Ababyeyi ntacyo mbaveba. Byagenze bitubundi. Ni icyabaye kugira ngo bigende kubyara Amakuru. amakuru. Ntabwo nta kintu nabimenya. Nta makuru afatika mbifiteho. Ese byibura bajya kugenda muri iyo minsi nta hantu bakubwiye bazajya wenda byibura umuntu ashakira. Bari bafite urugendo. Mbwira ko ari umuntu bazajya gusura. Ariko umunsi wo kugera ntabwo bamenya. Bazajya gusura? Ntabwo bari baramenya. Ndabyibuka musaza wanjye niwe wabimbwiye. Ko bashobora kuzajya gusura bene wabo. Ariko ntabwo yambwiye umunsi. Aya musaza wawe nawe yageze hanze? Ntabwo ubundi ariko wenda reka twizere ko azaza. Amahanga ni amahanga. Si umuntu utaramenya ko yapfuye ugira ngo ntiwakwizera ko azagaruka. Nuko byizera. Nuko byizera gutyo. Nta kintu gifatika cyenzi, nta kuvugana, nta kwandikirana. Mbese turi aho ngaho nk'abamubuze. Ihangane nabyo birababaje. Tuzabimenya iyo abantu bariho burya. Nigeze kuvugana na mushiki wanjye gatoya. Nubwo ati nanjye sinicaye. Nicaye ntabwo nari nakarwaye rero n'imbere. N'ubu ntabwo turafata akanya ngo tugende tubiganireho, sinzi umwanzuro afite. Ariko yabimbwiyeho turi kubabaza masenge buriya ntihatubwira. Iyo baba hari rwose tuba tubiganiyeho uburyo yabitekerezaga. Njyewe mba nibereye muri shuguri nyinshi hariyongera ngo ubwo burwayi ntabwo batumye ukomeza umurongo mwiza wari ufite. icyerekana ko nabuze rero ntabwo ukizi. Nta nubwo yagize anabisura ahantu nari ariko hamenya gute. Nubwo abaganga nabo bari baranyimanye.
Rwa n'Imana ari gufite mu maboko. uriya Imana yagushyizeho umugambi ubwire ntacyo utageraho. Imana ni byose. Imana ni byose, ibihe byose. Abaterabyeyi bawe se. Ntakundi rero twizere ko ibintu byose nzi imbere umuzigo bizakemuka. Jya wihata amasengesho ujya usenga. Usenga n'ibyanjye. Ntukarware ngo wivuze gusa ujya urasenga. Ariko wamugane hano n'umunuka muri ziriya karitsiye. Ariko nyine n'ubundi urabizi icyabiteye. Uburwayi bwawe komera. Ndakomeza uri kugenda arizi. Ntabwo nakuveho. Natangiye no kujya gukora imirimo. None se ikintu nibaza nigo ababyeyi bagiye bari kandi twabonye igihe gitoya Cadette nawe akiri mutoya. Ababyeyi banjye mu byo mbavuga turiya bagiye mbaziho niko navuga buriya nari nkiri mutoya. Nararebaga. Buri imyaka 7 cyangwa 8 si yari igeze. Wari ufite 7 n'amezi 4. Hafi 8 wari wegereje. Ubwo rero ikintu mbashimira nanone ni ukuntu mwadufashije kurera mushiki wanjye mutoya. Byari mu nshingano zacu. Mutoya utaramenya kuzira kimwe. Ariko sindibaza.